ese wowe n'umugabo wawe mwabyakira gute mubyaye umwana maze muganga bakababwira ko afite ubwandu bw'agakoko gatera sida nyamara mwebwe ntako mufite? Umva, uyu mugore ukomoka muri Uganda, iyi ni inkuru mpamo. Uyu mugore ukomoka muri Uganda nyuma yo gusangiza inkuru y'ibyamubayeho ku mbuga nkoranyambaga maze ikariza benshi, ati nyuma y'ikiruhuko cy'amezi 3 giturutse ku kubyara nari nzi ko ngomba gusubira ku kazi, kandi ibyo bisobanuye gushaka umukozi shobora kwizera mu kwita ku mwana wanjye. Of course twagize ikiganiro n'abakozi batandukanye kuza kuba abakozi cyangwa se kuza kuba umukozi ushobora kwita ku mwana wacu. Twaje guhitamo umwe rwose ndabonaga afite ubumuntu kandi yita ku bana, nyine ibyo n'iby'amaso yanjye yamaga cyangwa se yanyerekaga. Byarangiye umukobwa tumutwaye maze aza kuba umukozi urera umwana wanjye. Natangiye kumva nishimye cyane. Mu mezi 6 ya mbere nari nishimiye ko twamuhisemo. Yitaga neza ku mwana wanjye bitewe n'iby'amaso yanjye yamaga. Ariko buhoro buhoro ibintu byatangiye guhinduka. Umwana wanjye yatangiye gufatwa n'inkorora kenshi. Cyumweru kimwe yari afite inkorora nyinshi, undi munsi akagira umuriro mwinshi. Natekereje ko ari ibibazo bisanzwe nyine bya bindi by'abana nyine bakunda guhura nabyo bakiri batoya. Mbonye bikomeje nahise mutegura kujya kwa muganga. Nyuma yo kumusuzuma muganga yambajije ati uronsa mada cyangwa se uracyonsa? Musubiza nemye cyane ati yego rwose muganga aca bugufi ati hari ikibazo se uje ukisuzumisha cyangwa se tukagusuzuma agakoko gatera sida? Ko umugabo wanjye twari twajyanye naramwemereye ati rwose nta kibazo, ngo dore ko ndi kumwe n'umugabo wanjye byaba byiza tujyanye. Of course twagiye nta rwikekwa rwose kuko twari tuzi uko duhagaze. Bafata ibizamini maze turategereza ko muganga aduha ibisubizo. Muganga yaje kuza, murebye mu maso mbona asa naho adafite aho yahera avuga, gusa aza kutwakiriza inkuru y'incamugonga ati umwana wawe afite ubwandu mada, ariko mwembi ntabwo mufite. Ati nabaye nk'umusazi. Muganga yahise atubaza ati ninde wita ku mwana mu rugo iwanyu? Ati ni umukozi wanjye. Muganga ati se mwamuhamagara nawe akisuzumisha? Umukozi twari twamuzanye ariko yari ari mu modoka hanze. Ibyo byose muganga yarabitubwiraga tukumva ni nk'ikinamico arimo arakina. Baramuhamagaye mu cyumba, babanza nyine baramuganiriza, bamugira inama yo gukora ikizamini nawe. Ibyavuye mu kizamini cye byagaragaje ko afite ubwandu. Umugabo wanjye yahise agira umujinya udasanzwe ati koko, atangira kunshinja uburyo nahaye umwana wanjye ubwandu. Umukozi nawe yari yababaye, yararize kugeza atakibashije kuvuga. Yavuze ko atarazi ko arwaye cyangwa se afite ubwandu. Ati mu by'ukuri nza kuba umukozi iwanyu nari maze ukwezi mfushije umwana wanjye, ariko mu by'ukuri sinari nzi icyamwishe, dore ko nta bushobozi nari mfite bwo kumujyana mu bitaro bihenze ngo barebe icyaba cyamuhitanye. Ibyo rwose sinigeze mbitekereza. Ubu nibwo menye ko mu by'ukuri icyamwishe ari agakoko gatera sida. Ararira cyane, njye nari meze nk'igiti nafite amagambo yo kuvuga. Yasabye imbabazi ariko amazi yari yamaze kurenga inkombe. Nararize, narasakuje, abari aho bose byarababaje kuko yari inkuru y'incamugongo. Twamusabye ko yavugisha ukuri kw'ibyabaye kugira ngo umwana wacu yisange afite ubwandu cyangwa se agakoko gatera sida. Ati mabuja, uribuka umunsi nigeze kuguhamagara nkubwira ko umwana ari kurira cyane kandi yanze kurya kuva mu gitondo kugeza igihe wagereye mu kazi? Ati buriya nta kindi nabonaga nakora kugira ngo abashe kuba yarya kuko yari yabyanze pe, kandi nkagira ubwoba ko ushobora kuza ukavuga ko namwikishije inzara. Icyo nakoze rero, ati mu by'ukuri nahisemo kumwonsa ndebe ko yahora. Oh my god, nabikoze nta wundi mutima mubi mfite kuko nabonaga nta kindi nakora kugira ngo ahore, nuko ndamwonsa aratuza. Kumbe sinamenye ko nari nkoze ikosa ritumenye nshyira ubuzima bwanyu mu bibazo nanjye ntiyibagiwe. Ati twarababaye. Umugabo wanjye we kubyumva no kubyakira niyigeze nabitekereza. Natangiye kwishinja uburangare ndetse no kudatekereza ngo nkurikirane umwana wanjye kuko ni ibintu numvaga ko umukozi atakora. Nahaye umwanya akazi nibagirwa ko nabyaye kandi nkwiye no kurera. Amarira yaranyishe. Ati nararize, byadusabye igihe kitari gitoya kugira ngo tubyakire. Amarira yari menshi mu muryango, ariko kubera inama ndetse n'ibiganiro twagiye duhabwa n'abajyanama b'ubuzima twaje kubyakira, twongera dukomeza ubuzima. Nubwo nakira gute bigakuraho ibikomere, ariko ntibyakuraho inkovu zansigaye ku mubiri. Ati mube maso mw'ababyeyi mwe, ibyo mukora byose, yaba na wa mukozi uhamagara mu rugo, banza umenye uko hagaze, banza umenye ubuzima ari kubamo kugira ngo mubane neza. Undi yicuza buri munsi. Ariko se wowe iyi nkuru ukuyemo iki?
nge ukugejeje inkuru nkaba nanayiguteguriye ndi Ntagara. Niba wakunze iyi nkuru dukurikiye kuri YouTube kuri Ntagara Official, kandi like, subscribe, share na comment kugira ngo uzajye ubona inkuru nk'izi zigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Mwifurije guhaha ukaronka. Turi kuri Ntagara Official is a new podcast in the town. Subscribe, share